ntawema kugaragaza ubushongore n'ubukaka bye mu rwenya, gusetsa no gutebya ntajya aca ukubiri nabyo ahari hose. Ibyo bigatuma arushaho kwigarurira imitima ibihumbi n'ibihumbagiza y'abantu. Rusine Patrick niyo mazina yamenyekanyeho, akaba ari umunyarwenya wihagazeho kuri ubu. Gusa nubwo kuri ubu umubona arabagirana yaka mu isura y'abanyamafaranga, yaciye mu buzima burura kandi buryana, muri make wanamwita mvuye kure. Ndabizi hari byinshi yifuje kumenya bimwerekeyeho, birimo no kuba yaramaze amezi 8 yose afite umwana, ariko nta n'akanunu kabyo kigeze gahwihwiswa. Ariko si ubundi Rusine Patrick ni muntu ki? Ibyo reka tubiganireho. Wowe banzu rero niba warakanze subscribe ukanafungura inzogera kuri YouTube channel yacu. Twitwa Rugwiro Empire, naho nge nitwa Rugwiro. Ikaze. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Rukundo Patrick, akagira n'iryo yahawe na sekuru ariryo Rusine. Yavukiye mu Gitega mu mujyi wa Kigali, akaba ari naho yize amashuri abanza. Segonderi yayize Nyanza kuri SN. Kaminuza ayiga muri Kaminuza y'u Rwanda i Rutari. Rusine umuntu afatiraho urugero ngo ni mama we. Uhise wibaza impamvu? Reka tubivugeho. Rusine avuga ko ashimira mama we cyane wamutunze ntacyo kumutungisha. Ati mfite nk'umwaka umwe gusa naje kwisanga mbana na mama, gusa ntabwo nzi uko byagenze ngo papa na mama batandukane. Gusa mama yarwanye urugamba rukomeye kugira ngo ngere aho ngeze ubu ngubu. Rusine avuga ko mama we yajyaga abura amafaranga yo kwishyura inzu, ariko akigomwa ayabonye yose akayamurihira ku ishuri. Aha Rusine yahageze avuga ibyiza mama we yamukoreye, asuka amarira. Hari igihe cyageraga akaba ashobora kumpa amafaranga yari yo kwishyura inzu, akayama nkajya kwishyura minerivare. Uzi kujya ku ishuri uzi ko nta nzu bari bubemo ngo nuba bimeze, ariko ukihangana ukagenda ukiga uzi ko nayo atuzuye, uzi ko bari buze kwirukana n'ubundi. Ndanashimira abayobozi b'ikigo nizeho, bajyaga banyorohereza, akabona nta n'itike mfite iri buntana, akavuga yigire tu. None se ni gute Rusine yatangiye urugendo rwe rwo gusetsa? Rusine muri 2017 ubwo yari masoza segonderi muri SN, yakoze igitaramo cy'urwenya ku kigo. Icyo gitaramo kwinjira cyari igiceri cy'ijana, haza abantu 400, hakusanwa ibihumbi 40 by'amafaranga y'u Rwanda. Gusa bitewe nuko abari baperforminze muri icyo gitaramo bari 49, buri wese yajyanye 750, bitewe nuko Rusine ari we wari wateguye icyo gitaramo ajyana 1200. Muri 2018 nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, Rusine yashakishije uburyo yamenyekanisha impano ye. Mama we wakundaga kumwitangira cyane yamuhaye ibihumbi 14 kugira ngo abyifashishe mu rugendo rwe rwo guhinduka umunyarwenya. Rusine yaje gukoresha ayo mafaranga yari amaze guhabwa na mama we, amubana make birangira amupfiriye ubusa. Rusine yaje kugurizwa na bagenzi be babiri ibihumbi 20 ajya kurangura inkweto z'abamasayi. Ibaze nawe inkweto z'abamasayi z'ibihumbi 20 yari imiguru ingahe? Ntabwo mbizi, ariko uko byumvikana kose yari imiguru mike cyane. Muri ubwo bucuruzi bw'inkweto yungukaga hagati y'amafaranga 2000 na 2400 buri cyumweru, akayashora muri comedy. Icyo gihe ngo nta na smartphone yagiraga, kuko comedy bakinaga zashutingwaga na Zaba, akaba ari nawe uzeditinga akoresheje telefone yiwe. Ibintu byakomeje kugorana, bityo Rusine ashakisha uburyo yabona uwitwa Nkusi Arthur wamenyekanye nka Rutura, nyiri irushanwa rya Seka Rising Star, byashakishaga abanyempano bashya bakundaga gutarama mu birori bya Seka Live na Seka Festival, ngareba uburyo yatobora ageremo, gusa aramubura. Rusine ati nashakishije Rutura amezi 4 yose ariko ndamubura, ngeze aho numva ndazinutswe nta n'uwo ngishaka. Gusa nyuma naje kubona itangazo kuri Instagram rivuga ko hakenewe abanyarwenya bashya mu irushanwa rya Seka Rising Star. Mitanjyayo nsanga Karabutoni Kibonke ni umujaji, ariko ntabwo twari tuziranye.
Rusine akomeza avuga ko akigerayo yasanzeyo n'abandi banyarwenya bagera kuri 20, buri wese ahabwa iminota 3. Ubwo Rusine yagerwagaho yaperforminze umuntu umwe baramuhagarika. Muri we yahise atekereza ko ahiye, asaba ko bamureka iminota 3 igashira. Bamusubije ko icyo bari bashaka kubona bakibonye, bahita bamwambika umwambaro cyangwa se umupira wa Seka Festival. Guhera uwo munsi ahita ahinduka ikirangirire nk'umunyarwenya w'umuhanga ndetse ukunzwe na benshi. Muri 2020 Rusine yaje kwihuza na Clapton Kibonke batangira gukonana muri sinema bahereye muri filime Umuturanyi aho akina yitwa Rutemisi, ariko izina rye byaje kurushaho kwamamara cyane ubwo we na Clapton Kibonke bakoraga iyitwa Mugisha na Rusine. RUSINE Patrick cyangwa se Rukundo Patrick ubu ni umunyarwenya umaze kubaka izina rikomeye cyane mu ruganda rwa comedy hano mu Rwanda. RUSINE Patrick si umunyarwenya gusa, ni n'umunyamakuru ukorera Kiss FM ndetse yanakoze no kuri Power FM. Ku kijyanye n'urukundo, Rusine ni umugabo wubatse ufite umugore n'umwana umwe. Ibi byose byatangiye ku itariki 12 Kanama 2024 ubwo Rusine yashyiraga hanze amafoto yagaragazaga ko yamaze kwambika impeta umukunzi we Irene Uwase Nizra. Iyi ni intambwe yabaganishaga ku kubana kwabo. Ku wa kane tariki 12 Nzeri 2024 nibwo Rusine Patrick yasezeranye mu murenge n'uwo yihebeye ari we Uwase Irene. Ubwo bukwe bwabo bwateye benshi urujijo bitewe n'uko ku mugoroba wabanjirije umunsi wo gusezerana Rusine yari yarayapostinze umugore watwite agaragaza ko yabyaye mu butumwa bwaherekezaga iyo foto. Gusa bukeye mu gitondo abantu benshi batunguwe no kubona amavideo basezerana kubana karamata, birabacanga. Nyuma y'urwo rujijo rwinshi haje kugaragara andi mashusho yahishuraga ko bafitanye umwana wari umaze amezi 8 avutse. Ibintu byari byaragizwe ibanga ku rwego rwo hejuru, abenshi bagatungurwa ndetse abandi bagatangara bibaza uburyo abantu bashobora guhisha ibanga amezi 8 yose ntawe urarimena kandi ari byamamare. Nyuma y'iminsi mike basezeranye kubana karamata mu ijoro ryo ku itariki 3 Ukwakira 2024 nibwo umunyarwenya akaba n'umunyamakuru Rusine Patrick yatunguye umugore we Irene akamuha impano y'imodoka. Ubwo bombi bari mu gitaramo ngarukamwaka cy'urwenya kizwe nka Kigali Comedy Club. Naha dusoreje ikiganiro cyacu, tugushimira cyane aho twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda naho ubutaha. Imana ibarinde.